nubwo Yosefu yakoze biriya tuzarushaho kugenda tubibona, ntabwo yari agamije aya mafaranga, yaba ari n'ay'urukundo, yaba ari n'andi menshi atandukanye nawe ushobora kurondora. Ese ndagusuhuje, muhaye ikaze, njyewe amazina nitwa Urinzwenimana Faustin. Muri uyu mwanya rero wabyanditswe ngo uyu munsi tukaba turi mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 44. Nyemerera rero mbere y'uko dukomeza tubanze dusenga Imana. Data wa twese uri mu ijuru dukunda, turagushimye, tugushimiye neza yawe n'ubuntu bwawe bukomeje kubana natwe, niyo mpamvu twihaye kugira ngo ukomeze kubana natwe. Ijambo ryawe, ibitekerezo byacu uduhe kugira ngo ubashe kurizirikana kandi uduhe gukuramo iby'ingenzi, maze ubwo ugiye kuza tuzabane mu bwami bwawe. Ukomeze kutubera byose ndetse no kutuyobora, byose mbisabye nizeye mu izina rya Yesu, amen. Mukunzi wa Judgment Truth Victory, mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 44 uko nari maze kubikubwira, muribuka mu bice byabanje twabonye neza yuko Yosefu yagurishijwe, akagurishwa akajyanwa mu gihugu cya Egiputa, ndetse tubona n'uburyo yagiye agirirayo amahirwe ariko agirayo n'ibyago. Uyu munsi rero dukomeje mu gice cya 44, turahera ku murongo wa mbere twumva amateka ya Yosefu. Yosefu ategeka igisonga cye ati, nimwuzuze amasaho y'abo bagabo ihaho ringana n'iryo bashobora kujyana, ushyire n'ifeza y'umuntu mu munwa w'isaho ye. Umurongo wa kabiri, ushyire n'igikombe cyanjye cy'ifeza mu munwa w'isaho y'umuhererezi, ushyiranemo n'ifeza ye yahahishaga. Abigenza uko Yosefu yamutegetse. Umurongo wa gatatu, bukeye hamaze kubona abo bagabo basezeranwa n'indogobe zabo. Umurongo wa kane, bavuye mu mudugudu bataragera kure, Yosefu abwira igisonga cye ati, haguruka ukurikire ba bagabo, nubageraho ubabwire uti, ni iki gitumye mwitura inabi wabagiriye neza? Icyo mwibye si cyo databuja anywesha, kandi si cyo yikingira aragura. Ubwo mwakoze mutyo mwakoze icyaha. Abageraho ababwira aya magambo, baramubwira bati, databuja, ni iki kikuvugishije amagambo ameze atyo? Ntibikabeho ko abagaragu bawe dukora ibimeze bityo. Dore ifeza twasanze mu minwa y'amasaho yacu twarazigushubije tuzivanye mu gihugu cy'i Kanani. None twabasha dute kwiba ifeza cyangwa izahabu byo mu nzu ya shobuja? Umurongo wa 9, uwo uri bukibonane wo mu bagaragu bawe yicwe, natwe duhinduke imbata zawe databuja. Arababwira ati, umurongo wa 10, arababwira ati, nuko rero bibe nk'uko mubivuze, uwo kiri bubonekeho niwe uri bube imbata yanjye, namwe ntimuri bugibweho n'urubanza. Umurongo wa 11, barihuta barururutsa, umuntu wese ahambura isaho ye. Umurongo wa 12, arasaka ahera ku mfura ageza ku muhererezi. Cya gikombe kiboneka mu isaho ya Benyamine. Umurongo wa 13, bashishimura imyambaro yabo, umuntu wese ahekesha indogobe ye imitwaro, basubira mu mudugudu. Umurongo wa 14, Yuda na bene se bagera mu nzu ya Yosefu, basanga akiri aho bamwikubita imbere. Umurongo wa 15, Yosefu arababaza ati, icyo mukoze icyo ni iki? Ntimuzi yuko umuntu umeze nkanjye ashobora kuragura koko? Yuda aramusubiza ati, databuja, turagusubiza iki? Turavuga iki? Turireguza iki? Imana yamenye gukiranirwa kw'abagaragu bawe, dore turi imbata zawe databuja, twe n'uwo cya gikombe kibonetseho. Umurongo wa 17, aramusubiza ati, ntibikabeho ko ngira ntyo. Uwo igikombe kibonetseho niwe uri bube imbata yanjye, ariko mwe mwigendere mujye kwa so amahoro. Umurongo wa 18, Yuda aramwegera aramubwira ati, databuja,
ndakwinginze njyewe umugaragu wawe, reka mvugire ijambo mu matwi yawe, uburakari bwawe bwe kugurumanira umugaragu wawe, kuko uhwanye na Farawo rwose. Umurongo wa 19. Databuja, ntiwabajije abagaragu bawe uti muracyafite so, cyangwa hari undi mwene so mufite? Umurongo wa 20. Natwe tukagusubiza databuja tuti dufite data w'umusaza, hari n'umwana yabyaye ashaje aracyari muto, mukuru we yarapfuye, niwe usigaye ari ikinege mu nda ya nyina, se aramukunda. Umurongo wa 21. maze ukabwira twe abagaragu bawe uti muzamunzanire murebe. Tukakubwira databuja tuti uwo muhungu ntiyasiga se, yamusiga se yapfa. Umurongo wa 23. nawe akakubwira twe abagaragu bawe uti umuhererezi wanyu nimutamanukana ntimuzongere kunca iryera. Umurongo wa 24. Nuko tuzamutse tugeze kuri data umugaragu wawe, tumubwira amagambo yawe databuja. Umurongo wa 25. Data aratubwira ati nimwongere musubireyo muduhahireyo utwo kurya. Turamusubiza tuti ntitwasubirayo, umuhererezi wacu nitutajyana tuzamanuka tujyeyo, kuko tutabasha guca uwo mugabo iryera umuherezi wacu tutari kumwe. Umurongo wa 27. Data umugaragu wawe aratubwira ati muzi yuko umugore wanjye twabyaranye abahungu babiri, umwe akamvaho nkibwira ntashidikanya yuko yatanyaguwe n'inyamaswa, nanjye nkaba ntakimubona. Umurongo wa 29. Nimunkuraho n'uyu akagira ibyago, muzatuma imvi zanjye zimanukana ishavu z'igikuzimu. Umurongo wa 30. Nuko none najya kuri data umugaragu wawe tutari kumwe n'uwo muhungu, data akabona tutazanye yapfa, kuko ubugingo bwe bwiboshye ku bw'uwo muhungu. Twebwe abagaragu bawe tukaba dutumye imvi za data umugaragu wawe zimanukana ishavu zijya ikuzimu. Umurongo wa 32. Kuko njyewe umugaragu wawe nishingiye uwo muhungu kuri data nti nintamugushyikiriza nzaba ngukoreye icyaha data kitazamvaho iteka. Umurongo wa 32. Nuko none ndakwinginze databuja, njyewe umugaragu wawe ngume mu cyimbo cy'uyu muhungu ndi imbata yawe, kandi uwo muhungu atahane na bene se. Umurongo wa 34. nasubira nte ngo nje kuri data ntari kumwe n'uwo muhungu, ne kureba ibyago bizagera kuri data. Mukunzi wa Judgment Truth Victory, nsomye amagambo menshi guhera ku murongo wa mbere kugera ku wa 34, ariko tubonye uburyo b'abahungu ba Yakobo basubiye muri Egiputa. Muribuka neza yuko habayeho igihe cy'inzara nk'uko twabisomye mu bice byabanje, hanyuma iyo nzara iza no kugera i Kanani. Biza kuba ngombwa rero yuko b'abahungu bajya guhaha muri Egiputa, hahandi Yosefu yabaga. Turi kubona Yosefu yagezeyo agirirayo umugisha, aratunganirwa, ndetse twabonye yuko yanabyaye abana babiri aribo Manase ndetse na Nafutali. Abo bana rero yabyaye, bano bakuru be ndetse na murumuna we bita Benyamini, turi kubona uburyo basubiye guhaha. Ariko Yosefu aza gutegeka umugaragu we gushyiramo igikombe kugira ngo nibura arebe ko yazabona umuryango we. Muvandimwe, ahangaha turi kubona
Yuda muribukana neza yuko nanone Yuda yari yanze ko Yozefu yicwa, hanyuma agira inama abo ngabo yo kuba bamugurisha n'abandi bantu b'Abanyegiputa nk'uko bagendaga mu nzira baragira, hanyuma hakaba hari abantu baguraga. Rero ahangaha icyo turi kubona ni uko Yozefu akora biriya bintu yifuza gushyikira umwe, ariko Yuda aravuga ati none data ko namwemereye ko nindamuka ntazanye Benyamini azapfa, kandi ko umuhungu we yamwiboshyeho, none ubwo bizagenda bite? None ndakwinginze data, mbabarira Benyamini agende abe ari jye usigara, nsigare mu cyimbo cya mwene data, abe ari jye uryozwa ibyo yagombaga guhanishwa. Uyu mugabo rero icyo turi kubona ni uko yagerageje muri aba bana ba Yakobo ariwe wahinduriwe izina akitwa Isiraheli. Turi kubona ko muri aba bana harimo abana bagerageje gukiranuka, bagerageje kugaragaza n'ubundi urukundo rwa Kristo. Murumva ko uyu muhungu urebye neza uburyo yavuze ati mwe kumugurisha, mwe kumwica, ahubwo mureke tumugurishe, hanyuma nanga akaba yongeye kugaragara, biragaragaza umutima wa kimuntu yari afite, ndetse bikagaragaza n'uburyo yubahaga umubyeyi we ise Yakobo. None muvandimwe, ndimo ndiga iki gice nizemo ikintu cya mbere nigiyemo ni ukudahemuka. Ahangaha uyu Yuda yasezeraniye se isezerano, yihatira no kugira ngo arisohoze. Biri kumvikana ko yatanze n'impamvu zo gusohoza isezerano. None se muvandimwe, iyo abantu mugiranye amasezerano, yaba ari ay'amafaranga, yaba ari n'ay'urukundo, yaba ari n'andi menshi atandukanye nawe ushobora kurondora, ese ujya uharanira kugira ngo isezerano wasezeraniye mwene so cyangwa mugenzi wawe ubashe kurisohoza? Cyangwa uravuga ati naye ni akazi ke ntacyo bimaze? Ariko icyo tubona aha ngaha ni uko Yuda yemeye akitangira mwene se kandi atarazi uburyo byagenze. Ikindi, nubwo Yozefu yakoze biriya tuzarushaho kugenda tubibona, ntabwo yari agamije ikibi, ahubwo yari agamije kugira ngo yiyereke bene se kandi bongere kuba umwe. Hanyuma ikindi nigiyemo kigera kuri gatatu ni uko ibihe byose Imana ikomeza kubana natwe, kandi mu gihe cyose tugaragaje ukuri nk'uko kuri, igihe kiragera Imana igacira inzira uko bikwiriye. Muvandimwe rero, nshuti yanjye, ngeze ku musozo. Dusomye imirongo igera muri 34, aho twagiye turebera hamwe uburyo Imana yagiye itabara uriya muryango, ndetse tuzabona n'uburyo bongeye kuba umwe bitewe na Yozefu. Noneho nawe urebe uburyo Imana yagiye ibana n'aba bantu, kandi uyu mugabo akemera kwitangira n'umuhungu, bikarangira tuzayibona ngo byarangiye Yozefu ananiwe kwihangana. Nyemera rero duce bugufi dusenge, kandi Imana ikomeze kutwigishiriza mu ijambo ryayo. Nibyo nagusabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu, amen. Dusenge. Data twese uri mu ijuru, turagushimye, tugushimye neza n'ubunzwe bukomeje kubana natwe, tugushimiye ko turagira iteka kandi ukaduha ku rukundo rwawe. Komeze kutubera byose ndetse no kutuyobora, byose mbisabye nizeye mu izina rya Yesu, amen. Mukunzi wa Judgment Truth Victory, murarikiye gukora subscribe ndetse na share kugira ngo ibiganiro dutegura bijye birushaho kukugeraho. Hanyuma ushobora no kugira ikibazo ukaba wakandika muri comment, cyangwa wakifuza kuduhamagara mu buryo bw'umwihariko ukaduhamagara kuri nimero 0787704694. Reka nkwifurize gukomeza kugira amagara mazima, kandi Uwiteka akomeze kukubera byose. Nibyo nagusabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu, amen.